Nshuti mwene data nongeye kukuramutsa kandi nkwifuriza amahoro y'Imana dukomora mu mwami wacu Yesu Kristo. Imana iguha umugisha. Reka nkubwire yuko uyu ari wa mwanya wacu mwiza cyane wo kwiga ijambo ry'Imana, aho turimo kwiga igitabo cy'Umugenzi twifashishije ibindi bitabo bisobanura Bibiliya by'umwuka w'ubuhanuzi. Kubw'ibyo rero nagira ngo ngushimire cyane uko Imana ikomeje kuduteza intambwe, kandi ndabizi neza ko umurimo Imana yatangiye muri twe izanawusoza mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero dufite icyigisho cya gatanu gifite titre ivuga ngo bwenge bw'isi. Bwenge bw'isi, wakwibaza bwenge bw'isi ni iki? Mu ncamake ikintu tugiye kwibandaho cyane muri iki cyigisho ni inkomoko y'inama abantu bajya bagira yo gukizwa n'imirimo. Ese gukizwa n'imirimo byakomotse he? Biterwa n'iki? Ni abantu bangana iki bashaka gukizwa n'imirimo? Ese agakiza k'Imana gakomoka he? Abantu bahungira he kugira ngo badakomeza ibyo Imana irimo kubabwira? Reka dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twongeye kwishima tugushimira uburyo urukundo rwawe rukomeza kubana natwe. Ntiwigeze udutererana kandi ntuteze kuzabikora. Ko bwije nuko bukeye ugaragaza imbabazi zawe n'ineza yawe, nubwo abana b'abantu turi abanyantege nke tutabiha agaciro, ariko urukundo rwawe turarwisegura. Urukundo rwawe nirwo rudutunze, nirwo rutwambika, n'uyu munsi wa none nirwo rudufasha. Ndagira ngo Uwiteka tugushimire cyane ibyo wadukoreye, kandi tugushimire n'ibyo uteganya byiza gukomeza kudukorera. Buri muntu wese iyo ageze mu ijambo ryawe rimutunga urutoki, rikaba nk'inkota, rigakeba ndetse rigatandukanya umusokoro n'igufa. Reka uyu mwanya ijambo ryawe riturondore, ritumenye, kugira ngo yaba njye yaba n'abana bawe baguteze amatwi, twese tumanike amaboko yuko ntacyo dushoboye, aba ari wowe udushoborera kuko ari wowe ufite ubushobozi. Kandi ku musozo w'iki cyigisho Mwuka wera yigarurira imitima yacu kugira ngo tutagira ahandi hantu ariho hose twashakira agakiza uretse i Karuvari. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mwene data, iki gice ni igice kidasanzwe, kiri mu bice twagiye twiga ariko kirekire, ariko mu by'ukuri kigenda kigaruka ku magambo amwe n'amwe, ariko hakaba n'ayo dukwiye gushingaho umurongo. Iki gitabo gitangira Mukristo agenda wenyine kubera ko Nyamugirya nino yasubiyeyo. Ariko kimwe mu bintu bitangaje nagira ngo mbabwire ni uko Mukristo hari aho yageze agera mu mayira abiri. Ageze mu mayira abiri rero hari inzira y'ukuri yari arimo, akubitana n'indi nzira nayo ifatanye na ya yindi ariko yituruka ahandi. Noneho rero ahuramo n'umugabo witwa bwenge bw'isi. Biratangaje cyane. Uyu bwenge bw'isi yari avuye mu nzira, yicomeka mu nzira Mukristo arimo, ariko mu by'ukuri ntibatangiye hamwe, gusa nanone n'impamvu zibagenza ntabwo ari zimwe. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana yashyizeho inzira imwe yonyine ishushanya agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu, ariko abantu bagiye baza bacomekaho izindi nzira, kandi abantu baca muri izo nzira baza mu by'agakiza ku buryo biragoranye. Bwenge bw'isi rero yahuriye na Mukristo mu mayira abiri, atari uko Imana ifite inzira ebyiri. Murabizi hari imvugo ijya ivuga ngo zose zihurira i Roma, ariko mu by'Imana Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, niwe nzira yonyine, nta nzira ebyiri imbere y'Imana zihaba. Bwenge bw'isi uyu atangiye kugana na Mukristo. Bwenge bw'isi yavukaga hehe? Niba mubireba neza mu gitabo cyanyu, yavukaga ibwenge bwa kamere. Mu magambo make, ubwenge bw'isi tugiye kwiga ntabwo ari ubu bwenge bwo mu ishuri, ntabwo ari umuntu wize, kuko abantu benshi bakunda kubyitiranya. Wabona umuntu wakandagiye mu ishuri, wize kaminuza cyangwa se ufite ubwenge, ugahita uvuga ngo ubwo bwenge ni ubw'isi. Oya, bwenge bw'isi hano avuka ibwenge bwa kamere. Mu magambo make, tufite ku isi uburyo bw'ubwenge bubiri. Hari ubwenge abantu bakomoye kuri kamere,
aribwo busigaye bwitwa ubucakura cyangwa iki cyangwa n'ubundi buntu n'ibindi bintu, ariko hakaba n'ubwenge bwo kumenya Uwiteka. Dore ibwira umuntu ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kujijuka. Udafite ubwenge rero, udafite ubwenge bwo muri Yobu 28:28, afite ubundi bwenge, aribwo bwenge bwa kamere bushobora kumutunga, ashobora gukoresha abantu bakabona ni inyangamugayo. Ubwo bwenge bushobora gutuma yicara mu idini abantu bakagira ngo yarakijijwe. Ubwo bwenge bushobora gutuma aboneka hanze abantu bakamubona ni umuhanga, ariko ubwo bwenge iyo buje imbere y'Imana buhinduka ubupfu. Rero Mukristo yabajije bwenge bw'isi yabajije Mukristo aho ajya, kubera ko ntago bahagurutse bajya ahantu hamwe, kuko yabonaga Mukristo aremerewe. Aramubaza ati ese ufite abana n'umugore? Inshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo muri iki cyigisho biratangaje cyane. Ngira ngo narabibabwiye, iki gitabo turimo kwiga, iki cyigisho cyo nifuje kugisobanura, ushake icyo gitabo. Mukristo ni icyigisho cya gatanu nk'uko nabibabwiye, cya bwenge bw'isi. Kubera iki bwenge bw'isi yabajije Mukristo ko afite abana n'umugore? Nuko yari agiye kugira icyo rwose amunengaho. Ariko twarabyize neza, iyo muri iki gitabo bavuze ngo afite abana n'umugore, ntago bishatse kuvuga umugore uyu nguyu mfite nawe ufite, ntago bashatse kuvuga abana abangaba tubyara. Ahubwo murabizi, mu gihe cya Yohana Bunyane, umuntu agaciro ke n'icyubahiro cye no kumenyekana kwe no kubahwa kwe byaterwaga n'umuryango we, urugo rwe. Mu magambo make rero, uyu munsi wa none natwe icyubahiro cyacu byacu biterwa n'icyo turi cyo. Kubw'ibyo rero, byanga byakunda, Umukristo agomba gutera umugongo ibintu byitwaga ko bimugize kugira ngo akunde Imana. Ariko ibi ntibivuze yuko umuntu agomba guta urugo rwe n'abana be. Mukristo yasubije ubwenge bw'isi, amusubirisha amagambo ari mu gitabo cya mbere cy'Abakorino igice cya 7:29, aho yamubwiye ati rero meze nk'utabafite. Mu magambo make, iby'agakiza bireba umuntu ku giti cye. Mukristo kandi niba mureba iki gitabo, yakomeje abwira Mukristo, ubwenge bw'isi yakomeje abwira Mukristo ko yiteguye kwakira, yiteguye rwose kumugira inama. Aramubwira ati niteguye kuba naguha inama niba ubishaka. Noneho Mukristo arangije aramubwira ati inama nemera kuyakira, ariko nanone igomba kuba ari inama nziza. Amen. Nshuti zanjye, abantu bifuza kutugira inama ni benshi, ndetse hari abifuza kutugira inama ngo tuve mu byo gusenga, kuko bavuga yuko uburokore bwatugize abantu badatekereza, gusenga byatugize abantu b'injiji. Uzabona umuntu aje kukuganiriza ngo uve mu by'agakiza, ariko akubwire ngo kuzaniye inama ya kigabo. Nshuti zanjye rero, icyo nagira mbabwire ni kimwe: umuntu umwe gusa udufitiye inama nzima ni Kristo, nk'uko tubisoma mu gitabo Ibyahishuwe. Abafite Bibiliya zanyu murebe Ibyahishuwe igice cya 3. Bibiliya iravuga ngo iki? Ibyahishuwe igice cya 3, ijambo ry'Imana rirambwira amagambo akomeye cyane. Igice cya 3 haravuga ngo wiyita amen. Urwandiko rwandikiwe ab'Ilawodikiya. Wiyita amen, umugabo wo guhamya, n'umurongo wa 14, kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye. Aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe kuko udakonje kandi ntubire. Yaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero ubwo urakaza uyaza udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, kandi ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi, ndetse wambaye ubusa. Dore ndakugira inama. Amen. Ngiki ikintu gikomeye. Inama Kristo adufitiye ni inama zikomeye. Ni nayo mpamvu Kristo yiswe inama, iyi nama ya Kristo yiswe inama y'umugabo wo guhamya w'ukuri kandi ukiranuka. Rero Mukristo yaravuze ati nanjye nitegura kwakira inama, ariko igomba kuba ari nziza. Nshuti zanjye, kuba umukristo si ukuba umuntu utakira inama. Dukeneye kwakira inama z'abo twashakanye, dukeneye kwakira inama z'abo tubana, dukeneye kwakira inama z'abo dukorana, dukeneye kwakira inama z'abo dusenga, dukeneye kwakira inama z'abo tuvuka hamwe. Ariko izo nama tugomba kubasubiza ngo niziba ari nziza, kuko Imana yaduhaye amahitamo. Bwenge bw'isi yabwiye Mukristo ko akwiye gushyira umutwaro we hasi. Haramubwira ati rwose nibwo uzishima kandi nibwo uzamererwa neza.
arangije mukristo aramusubiza ati rwose naragerageje kandi nanjye nicyo nshaka, ariko uwo muntu wamfasha ntawe ndabona. Bwenge bw'isi aramubwira ati ariko se ninde wakubwiye ko iyo nzira ariyo ukwiriye gucamo? ese ubu nta yindi nzira wacamo? Ninde wakubwiye ko iyo nzira ihari yonyine? Nshuti zanjye, uyu munsi wa none uko amadini ari menshi ni nako n'inzira mu mitwe y'abantu zabaye nyinshi, ariko icyo mbona ni kimwe: ijambo ry'Imana reka ritubere inzira, reka ijambo ry'Imana ritubere idini, kuko ijambo ry'Imana ntiriyoba. Ijambo ry'Imana nubwo abanyamadini bagiye bacomekaho inzira zitandukanye kandi ijambo ry'Imana ryari inzira, yego koko ba bwenge bw'isi babaye benshi barimo baranagisha impaka abajya mu gakiza, ariko byanga byakunda Imana ifite ikirimo gukora. Bwenge bw'isi arangije aramubwira ati ariko ndashaka kukubaza pe, ninde wakugiriye iyi nama yo guca aha hantu? Koko uri muzima? Mukristo arangije aramubwira ati nyamara iyi nama yo guhaguruka nkaca ahangaha nkabwirwa yuko ningera aho itabaza riri nzajya mu irembo nkabwirwa icyo nkwiriye gukora, nabibwiwe n'umugabo witwa mubwirizabutumwa. Bwenge bw'isi aramureba aramubwira ati yaragushutse, kuko nta nzira ibabaje nk'iyo yakubwiye. Njyewe reka nkugire inama, nyumvira, ndi umusaza nkuruta ubukuru. Ibi bintu birababaje cyane. N'uyu munsi wa none iyo uganiriye n'abantu bakoresha ubwenge bwa kamere, bakoresha ubwenge bwa kavukire, bakoresha ubwenge bahawe n'icyaha, ukamuganiriza ukamubwira ibintu mwize mu rusengero cyangwa ukamubwira iby'ijambo ry'Imana ryakubwiye, arakureba akakubwira ati ndababaye cyane, ibyo bintu byaragushutse, ibyo bitabo byanyu musoma byaragushutse, iri dini ryanyu ryakwishe mu mutwe. Ariko nshuti yanjye, bwenge bw'isi yabwiye mukristo aramubwira ati nyumvira, noneho hari impamvu ugomba kunyumvira, ndi umusaza nkuruta ubukuru. Ariko biratangaje cyane, uyu munsi wa none hariho terime itangaje, abantu bose ngo babaye abasaza, yaba abantu b'urubyiruko muraganira akakubwira ati ndi umuntu w'umusaza, abantu bose bigize abantu bakuze. Ariko nagira ngo mbabwire, ese umusaza bisobanuye iki? Bibiliya isobanura iki? Ese umuntu kuba kurusha imyaka, ibyo byonyine birahagije kugira ngo umutege amatwi? Zaburi 119, Zaburi 119. Ese umuntu wese undusha imyaka naho yaba anyobya mu by'agakiza, yarantanze mu itorero, yarantanze mu idini, ni ngombwa yuko nita ku nama ye? Reka mbabwire icyo ijambo ry'Imana ritubwira kandi kiratangaje cyane. Hano muri iyi zaburi harimo amagambo akomeye cyane, aho muri iyi zaburi Dawidi yavuze amagambo akomeye cyane. Murakoze cyane. Ndagira ngo turebe Zaburi 119, Zaburi 119. Yego twahageze, umurongo wa 32. Nzagenda niruka mu nzira y'ibyo wategetse, ubwo uzagura umutima wanjye. Uwiteka, ujye unyigisha inzira y'amategeko wandikishije, kugira ngo nyitondere kugeza ku mperuka. Umpe ubwenge kugira ngo nitondere amategeko yawe, nyitondeshe umutima wanjye. Uncishe mu nzira y'ibyo wategetse, kuko ari byo nishimira. Uhindurire umutima wanjye ku byo wahamije, ariko si ku ndamu mbi. Ukebukisha amaso yanjye kureba ibitagira umumaro, unzurire mu nzira yawe. Aya magambo aratangaje cyane. Hano muri ino zaburi kandi harimo amagambo akomeye cyane, ni amagambo nakunze, aho Dawidi yagaragaje yuko Imana, amategeko y'Imana atuma agira ubwenge. Yego, Zaburi 119 umurongo wa 97. Amategeko yawe nyakunda ubu bugeni, niyo nibwira umunsi ukira. Ibyo wategetse bituma ndusha abanzi banjye ubwenge, kuko bahorana nanjye iteka. Mfite ubwenge buruta ubw'abigisha banjye bose, kuko ibyo wahamije ari byo nibwira. Ndajijuka nkarusha abasaza, kuko njya nitondera amategeko wigishije. Amen. Nyamugiri bwenge bw'isi abwiye mukristo aramubwira ati nyumvira,
mubwiriza butumwa yaragushutse, njyewe nyumvira nkugira inama kuko buriya nkurusha imyaka, ndi umusaza. Tugiye guhura n'abantu batubwira ko bamaze igihe mu bintu by'agakiza, tugiye guhura n'abantu batubwira yuko bagenze urugendo igihe kirekire by'agakiza, batubwire bati wowe nibwo ukiza muri ibi bintu byo gusenga, nibwo ukiza muri ibi bintu by'agakiza, nibwo ukiza muri iri torero, nibwo ukiza mu bintu by'Imana. Tuza nkubwire nge ndi umusaza. Ariko ijambo ry'Imana rivuga yuko nitwiga iby'Imana yategetse muri Bibiliya, tukiga ijambo ry'Imana, tukabona umwanya wo kwiga amategeko yayo, byanga byakunda tuzarusha abanzi bacu ubwenge. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, tuzagira ubwenge burusha ubw'abigisha bacu, ntabwo uzaba ugikeneye inama ku muntu uwo ari we wese. Icya gatatu kandi, tuzajijuka turusha abasaza ubwenge. Amen. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rishobora gutuma umusore ajya imbere y'iteraniro agifite imyaka mike, ariko Imana ikamuvugiramo. Nshuti zanjye rero, mu by'uru rugendo nuhura na bwenge bw'isi akakubwira yuko kurusha tekinike z'idini n'ibindi bintu bimazemo igihe, ntibizagukange. Uzamenye ko umuntu ubana n'Imana agira ubwenge bwo mu Mana, n'umuntu ubana na Satani agira ubwenge bwo kwiyoberanya. Bwenge bw'isi yakomeje abwira mu Kristo, aramubwira tumva rero inzira ugiyemo, nagira ngo nkumenere ibanga kuko nge buriya tuba dufite amakuru. Inzira ugiyemo wowe urimo urahubuka wiruka ntuzi n'ibyo ari byo. Inzira ugiyemo irimo imiruho, cyo ni icya mbere, irimo imibabaro, irimo inzara, irimo ibyago, irimo kwambara ubusa, irimo gucumitwa inkota, irimo inzoka n'ibiyoka n'umwijima, ndetse noneho si ibyo gusa, na nyuma noneho harimo n'urupfu. Ubyumve neza inshuti yanjye, nagira ngo mbabwire ngo hari impamvu nyinshi zituma abantu batinjira mu by'agakiza. Kubera iki? Impamvu ya mbere, abantu benshi bari mu by'agakiza ariko batinya imibabaro, batinya inzara, abantu benshi batinya ibyago, batinya kwambara ubusa, ndetse nagira ngo mbabwire ngo tujya tuvuga iby'akarengane, abantu batinya kuba barenganywa. Harimo ibibazo byinshi, ariko hirya yabyo n'urupfu birashoboka. Ariko nshuti yanjye, Mukristo akimara kumvira ijambo, ndifuza ko wamera nge nawe twamera nkawe. Yaravuze ngo uyu mutwaro urusha ibyo bintu byose umbwiye uburemere. Umutwaro nikoreye urusha uburemere imiruho, nta muruho uruta ibi byaha nikoreye. Umutwaro nikoreye urusha imibabaro, mu magambo make nta mubabaro warusha umubabaro uzanwa n'icyaha. Uyu mutwaro mfite urusha inzara uburemere, umutwaro mfite urusha ibyago uburemere, uyu mutwaro mfite urusha kwambara ubusa uburemere, uyu mutwaro nikoreye urusha kwicwa n'inkota uburemere, ndetse uyu mutwaro mfite aho kugira ngo mpfe meze gutya naruhurwa nkapfa nta kintu bitwaye. Inshuti zanjye, ese icyaha cyari cyakurutira, cyari cyakuremerera cyane kikakurutira kwambara ubusa? Kenshi dukora icyaha kugira ngo tutambara ubusa, kenshi dukora icyaha kugira ngo duhunge imiruho, dukora ibyaha ngo duhunge imibabaro, kenshi twihakana Imana kugira ngo tudahura n'akaga. Ariko Mukristo yaravuze ngo uyu mutwaro uremereye kurusha ibindi bintu byose. Bwenge bw'isi yakomeje abwira Mukristo, aramubwira ati ariko unyemerere nakubwira uko wakurwaho uwo mutwaro wawe udatewe n'ibyago, kandi ako gakiza kakuri hafi. Uburyo nshaka yuko wakizwa burahari, burakwegereye, ntibunagoranye, kuko wabona amahoro ndetse ukanagubwa neza. Mbega ikinyoma! N'uyu munsi wa none abantu biteguye koroshya amahame y'ijambo ry'Imana, abavuga butumwa biteguye koroshya ibyanditswe byera, abantu biteguye, amadini yiteguye kugabanya amahame y'ibyo yizeraga, ndetse abantu benshi biteguye gusoma Bibiliya, amasomo amwe n'amwe batayasoma, kugira ngo bahe abantu agakiza koroshye, abantu babone amahoro mu cyaha, kandi abantu bagubwe neza nubwo baba bagenda bikoreye ibyaha. Oya, ntabwo ari byo. Noneho Mukristo yaciye bugufi aramubwira ati ngaho ngira inama, noneho ndayemeye. Uyu mugabo ubwenge bw'isi yabwiye Mukristo ati urimo urareba hariya, jya ingeso nziza. Hariyo umugabo witwa Mwikirisha amategeko. Uwo mugabo ni umuhanga, yagiriye abantu benshi akamaro, azi neza gukuraho umutwaro, kandi yafashije benshi.
afite umuhungu witwa Mvugo Nziza. Ushatse aho haba ubuzima bworoshye, nubura mwikirisha amategeko ugenda ujye kureba Mvugo Nziza, byose bombi bari batuye ku musozi witwa Ngeso Nziza. Yaba Mvugo Nziza aragufasha, yaba mwikirisha amategeko aragufasha. Nshuti zanjye, birababaje, mu mwanya ndaza kubibereka mu gitabo kimwe kiraza kuza kudufasha gusobanukirwa ibingibi, yuko amadini y'ikinyoma yose yubakiye kuri aba bantu babiri, nibo barimo kuyaha ubufasha. Amadini menshi aho kugira ngo ubufasha buyakure kuri Kristo, benshi bagiye ingeso nziza, kandi abatarakatiye kwa mwikirisha amategeko bakatiye ku muhungu we Mvugo Nziza. Niyo mpamvu uyu munsi wa none biratangaje, abantu bamwe barashaka gukizwa n'imirimo yabo. Abantu barimo baricara, akicara akagaburira imfubyi n'abapfakazi, yarangiza ati sinzajya mu idini n'uwo mwami Yesu wanyu mumugumane, icyo nzi cyo nuko byanga byakunda ijuru rizajyamo abantu bagira neza nkanjye. Harimo abandi nabo bicara bagakomeza amategeko, turaje tubirebe. Umuntu akicara akavuga ati reka nkore iki ngiki kugira ngo Imana ibibone ko ndi seriye izampa umugisha. Ariko mu by'ukuri gukizwa no kwakira icyo Kristo yabakoreye Karuvari ugasanga biri kure. Hari abandi bagiye kwa Mvugo Nziza, baragenda bajya kwa Mvugo Nziza. Buriya abantu benshi babaye ba Mvugo Nziza. Twese tugira amagambo meza yo kubwira Imana, tugira ibikorwa byiza. Umuntu yumvise ibyo tuvuga yavuga ati abantu b'Imana hano. Yewe hari n'amaterime yaje, ubu dusigaye dufite abantu bavuga ukumva arenda kurira, dufite abantu basigaye bafite amarangamutima, muntu w'Imana, bavuga barandaga, imvugo zabo ukumva ni abantu bakijijwe. Iyo arimo kukubwira kumvisha uburyo yakiriye umwami Yesu kandi Yesu azibye, ndetse ukumva mu mvugo ye akwereka urukundo n'isano afitanye na Yesu, ariko Yesu akaba ahakana avuga ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Mu Kristo rero yaravuze ati reka ngende, wa mugani ntawuvunika ntawupfa adashatse ahapfunda imitwe. Mu Kristo rero icyo yakoze nta kindi, yaragiye ajyayo. Ariko kimwe cyamuremereye ni kimwe, Bwenge bw'isi yarabanje aramubwira ati komeza ugende ukikiye uyu musozi. Mu Kristo akikira uwo musozi, ariko awugezeho, noneho wa musozi agezeho ibibazo bibazo cyane. Iki gitabo kivuga yuko umusozi yakikiye yageze aho arebye hejuru abona ugiye kumugwira, hasi yawo hari imanga, kandi murabyibuka neza yikoreye umutwaro, nanyeganyega gato wa mutwaro uramugusha epfo. Nicyo cyatumye rero atinya gukomeza kunyeganyega, kandi yareba uwo musozi nawo akabona umusozi nawo urimo uranyeganyega. Hano muri iki gitabo bashyizemo igitabo cyo Kuva igice cya 19. Uyu musozi ushushanya iki? Mu gitabo cyo Kuva igice cya 19 hatwereka umusozi Imana yatangiyeho amategeko yayo, ari wo musozi wa Sinayi. Reka nongere mbabwire abatari bazi amateka, uyu musozi wa Sinayi byanga byakunda biratangaje cyane. Niba mubyibuka, uyu musozi wa Sinayi niho Imana yaganiriye n'Abisiraheli, kandi niho Imana yatangiye amategeko. Imana igirana isezerano n'Abisiraheli, ariko Abisiraheli kuri uyu musozi nimusoma icyo gice ngo batinye kuzamuka kubera umuriro wari uhari. Noneho barangije kubera ubwoba babwira Imana ngo ibyo byose tuzabikora. Ariko mu by'ukuri ibi bintu byarabananiye, kuko na Mose Imana yahaye amategeko yari abizi yuko amategeko abantu b'Imana bazayafashwa no kubaha gukomoka ku Mana, kubaha gukomoka kuri Yesu Kristo washushanywaga n'imihango yaberaga mu buturo bwera. Niwe watumaga Imana ibumva, naho ubundi Abisiraheli ntibigeze bumvira na rimwe, gusa bitewe n'ibyaberaga mu buturo bwera. Umwana w'intama batambaga buri munsi basabiraho imbabazi, niwo watumaga Imana ibemera. Inshuti yanjye rero, iki kintu kiratangaje cyane. Ibibazo byaravutse, umusozi wenda kumugwira. Noneho mu gihe yari aho agiye kubona n'ibirimi by'umuriro biraje, ndetse muvugabutumwa yahise ahinguka aho ngaho. Kenshi na kenshi iyo umuntu ageze ahantu agiye kuyoba, muri iki gitabo cy'Umugenzi, Imana imwoherereza ubutabazi. Rimwe na rimwe iyo hatiziye mutabazi haza mubwiriza butumwa. Ndagira mbabwire, iyo bitari byamuvuga butumwa haza
bamujyana kwa musobanuzi. Mu magambo make, umuntu w'Imana ahora yiga kugira ngo agire experience, yigishwa n'ibibazo, yigishwa n'ibigeragezo, niyo ahubutse agafata imyanzuro ipfuye abyigiramo, ariko hari n'igihe Imana imuha ubuhamya ikoresheje abandi nabo bari mu rugendo. Ni ibintu byinshi cyane tuzabyiga muri iki gitabo. Muvugabutumwa rero yaje aho ari, amureba igitsure, amubaza icyamuzanye aho, aramubwira ati niki cyakuzanye aha? Arangije amugira inama zikomeye cyane. Yamugiriye inama ya mbere iri mu Baroma igice cya 10 umurongo wa 38. Abaroma igice cya 10 umurongo wa 38, ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Abaroma igice cya 10 umurongo wa 38. Iki gitabo cy'Abaroma turaza no kuza kugitindamo cyane. Abaroma 10 umurongo wa 38 harimo amagambo akomeye cyane. Murakoze cyane. Ni umurongo wa 17. Abaroma 10 umurongo wa 17. Dore kwizera guheshwa no kumva kukazanwa n'ijambo rya Kristo. Mu magambo make, ahangaha hari ikintu gikenewe cyane. Ikintu gikenewe rero nta kindi, ni ukumva no kugira gute, no kumvira Imana. Ikindi kintu gikomeye, mu Kristo, mubwirizabutumwa yabwiye mu Kristo, aramubwira tumva rero wirinde utongera kuyoba, kandi wirinde ntuzongere kwakira iyo nama. Iki gitabo kiratangaje cyane. Ese umubwirizabutumwa arimo kumubwira gutyo, aya magambo arakomeye cyane. Bantu b'Imana, icyo nagira ngo mbabwire uyu munsi ni iki ngiki. Mubwirizabutumwa yabwiye mu Kristo amagambo nifuza kuha agaciro muri uyu mwanya. Mubwirizabutumwa aramubwira ati, ndi kuri paji ya 22, mwirinde mutanga kumva iyo ivuga. Ubwo babandi batakize kuko banze kumva uwabahanuriye mu isi, twe tuzarushaho cyane kudakira. Niba dutera umugongo itubwira iri mu ijuru. Aya magambo ari mu Baheburayo 12:25. Kandi Bibiliya n'ubundi iravuga mu Baroma 10 umurongo wa 38. Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi wanjye azabeshwaho no kwizera, kandi niba azasubira inyuma, umutima wanjye ntuzamwishimira. Mu magambo make, mubwirizabutumwa yaramubwiye ati, uracyafite amahirwe y'ukuri mu nzira, ariko ibi bintu nubikomeza ukazaza uko uhuye n'umuntu akugira inama uva mu nzira, agakiza kawe uzakazimiza. Ni byiza kwitoza kumvira Imana iri mu ijuru kuruta kuzaza wumvira inama uhawe n'abantu abo ari bo bose. Nshuti zanjye, ntabwo biri muri gahunda y'Imana yuko abana b'Imana akantu k'inama kose bagakura ku bantu. Iyo umuntu amaze kumenya Kristo aba abaye icyaremwe gishya. Imana yiteguye gukuza imitekerereze yanjye n'iyawe kugira ngo inama nkuru tujye tuyikura mu byanditswe byera, inama nkuru tujye tuyikura kuri Kristo, kuko ari we udufitiye inama nyamukuru. Muri iki gitabo kandi harimo amagambo akomeye cyane. Noneho mu Kristo yakomeje, mubwirizabutumwa yakomeje kwereka mu Kristo ibintu biranga nta bwenge bw'isi. Yaramubwiye ati, bwenge bw'isi icya mbere aryoherwa n'amagambo y'isi. Buriya amagambo y'isi niyo yamutwaye, ibintu by'Imana ntago yabyumva. Icya kabiri, bwenge bw'isi asengera ingeso nziza. Mu magambo menshi, mu magambo make, aragenda aho ajya gusengera, ni ahantu agiye iby'Imana ntabyo afite, icyo ashaka ni ukugaragaza ko ari umunyangeso nziza gusa. Bafite abantu badafite umwanya wo kwiga ibyanditswe byera, batigeze bihana, ariko bashaka gukurura abantu bifashishije ingeso nziza gusa. Akunda imyigishirize itamuzanira kurenganywa azira umusaraba. Akunda inyigisho zoroshye, inyigisho zitamusaba kurenganywa azira umusaraba, zitamusaba kwitanga. Mbega uburyo amadini menshi, imisengere myinshi, abantu benshi baza gushaka ibintu by'Imana bashaka ibintu byoroshye bitabasaba kwitanga. Idini rero itoza abantu kuza mu Mana, ariko ntibatoze kwitanga no kwakira icyo Kristo yabafatiye. Iyi dini bishuka abantu. Bwenge bw'isi agoreka inzira za mubwirizabutumwa. Kandi hari ibintu bitatu mu Kristo yari akwiye kwanga mu nama yagiriwe na bwenge bw'isi. Iya mbere ni ubuyobe.
muri bwenge bw'isi hishemo ubuyobe. Iyo uganira n'umuntu wayobye byanga byakunda ubwo buyobe bwe bukwimukiramo. Icya kabiri kandi kwangisha umuntu umusaraba. Reka mbabwire biriya bintu byo kumutera ubwoba ngo iyi nzira ngo irimo ibibazo ngo irimo iki, kwari ukumwangisha umusaraba. Dufite abakristo benshi muganira ukiza mu nzu y'Imana bakaguha ubuhamya bakakubwira bati uzitonde ntuziruke ngo ugiye mu bintu by'amakorari, ntuziruke ngo ugiye mu bintu by'ijambo ry'Imana, ntuzabe uyu n'uyu, ibintu by'Imana ujye ubigendera kure, ntuzajye usoma Bibiliya cyane, buriya natwe niko tubaye muri iri dini, ujya ugenda gake gake, ibi bintu nutabyitondera bizagukozamo. Hari abantu benshi iyo tugera mu nzu y'Imana usanga Satani yarabashyizemo ibintu byo kwangisha abantu umusaraba wa Kristo. Abo bantu ukwiye kubirinda. Ikindi kandi mu bintu byose ubwenge bw'isi afite inzira yerekeza ku mitegekere y'urupfu nizo nama atanga, ariko mwikirisha amategeko birababaje cyane. Ntawe yigeze akiza umutwaro nta nubwo azabikora. Aho ubwenge bw'isi yabwiraga abantu kujya kwa mwikirisha amategeko nta muntu yigeze akiza umutwaro, nta n'uwateganya kuzabikorera. Mu magambo make aya magambo mubwiriza butumwa yamubwiye kugira ngo amwerurire. Nta muntu n'umwe uzakizwa no kwikirisha imirimo itegetswe n'amategeko, nta n'uwigeze abikora kandi nta n'uzakizwa nabyo. Ibi rero biradusaba kuza kwinjira muri iri somo neza mu mwanya. Ibyo muvugabutumwa rero byahamijwe n'ijuru. Muvugabutumwa maze kuvuga ijuru hahise ngo havuga ijwi rikomeye rivuga ngo abiringiye imirimo itegetswe n'amategeko ni ibivume. Aya magambo muzayasoma mu Bagalatiya igice cya 3:10. Ese amategeko niyo mabi cyangwa imirimo itegetswe n'amategeko niyo mibi, cyangwa se kwiringira iyo mirimo itegetswe n'amategeko nibyo bibi? Aha rero haradusaba gutekereza cyane no kwitabaza ibindi bitabo bya Bibiliya. Muri Bibiliya Mukristo arangije arabaza ati se nabasha gukira? Mubwiriza butumwa aramubwira ati rwose nibyo, komeza urugendo wirinde utongera kuyoba. Mubwiriza butumwa amaze kugira inama Mukristo, muri iki gitabo basoje bavuga ngo mubwiriza butumwa aramwenyura, arangije aramusoma amusezeraho ati ku Mana. Amen. Bisoje neza, byibuze aragarutse. Reka mbabwire ngo umuntu Imana yahagurukije akaba ariyo imwikurira mu bupagani. Nshuti zanjye, azaca mu bigeragezo. Nubona naguye ntukavuge ngo yagiye burundu, ntuzamuvugeho amagambo menshi. Umuntu Imana yihagurukirije ikamuzana mu nzu yayo ikamukoresha urugendo ari imwizaniye, ntizatuma ko ayoba. Niyo mpamvu Dawidi yabwiye Imana arabwira ngo nagushakishije umutima wanjye wose uzandinde ko nyoba. Nshuti urimo kuntega amatwi muri iki kiganiro, niba ari Imana yakuzanye ukaba warahagurukijwe n'amateka y'Imana, mwuka w'Imana akaba ari ushyira muri wowe umuriro wakwatsemo ugatuma uza mu nzu y'Imana, yego uzaca mu bigeragezo. Hari ibizagushyira hasi, hari ibizatuma ucika mu nzu y'Imana igihe runaka, ariko byanga byakunda. Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi wanjye naho yagwa ntazarambarara. Ntabwo Imana izatererana umuntu wayo. Reka rero mbabwire, mfite amagambo nifuza ko dusangira mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Ibyakozwe n'Intumwa ni igitabo gisobanura umurimo Yesu akimara gusubira mu ijuru. Ni igitabo kimfasha gusobanukirwa Bibiliya. Umwanditsi w'iki gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa ntabwo ari kino cyo muri Bibiliya, ahubwo ni igisobanura iki ngiki cyo muri Bibiliya. Igitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa paje 142 akagingo ka 6 baranditse ngo Paulo, bari barimo gusobanura Paulo, kuko murabizi Paulo niwe wagiye wandika kuri ibi bintu by'imirimo itegetswe n'amategeko. Yego, aha rero ndagira ngo mwumve icyo Paulo yabaga ashaka kwerekezaho aho ngaho. Paulo yabwiye abayahudi b'i Tesalonike ibyerekeye ishyaka yagiriraga amategeko y'imihango. Paulo yagiraga ishyaka ry'amategeko y'imihango, kandi anababwira n'ikintu gitangaje cyamubayeho ageze ku irembo ry'i Damasiko. Wenda reka mbanze mbabwire yuko hari amategeko y'uburyo bubiri yabaga mu buturo bwera. Hari amategeko y'imihango yarazinze mu muzingo, yamara kuzingwa mu muzingo agaterekwa mu buturo bwera hera cyane. Ariko hari n'amategeko 10 y'Imana ashushanya imico y'Imana. Ayo ngayo yashyirwaga mu isanduku y'isezerano. Ngira ngo abantu mwese muri aha murabizi yuko ubwiza bw'Imana bwitwa Shekina. Ubwo bwiza bw'Imana bwitwa Shekina bwagaragariraga hejuru y'iyo sanduku
w'umutuku yabagamo ayo mategeko 10 y'Imana. Pawulo rero hano imirimo itegetswe n'amategeko ntarimo kwerekeza cyane ku mategeko 10 y'Imana, arimo arerekeza ku mategeko y'imihango. N'ikintu gitangaje cyamubayeho, mbere yo guhinduka kwe yirataga ubutungane yakomoraga kuri ba sekuruza. Umuntu ubutungane akomora kuri ba sekuruza. N'uyu munsi wa none dufite abantu bicara akavuga ati ngewe nubwo ntasenga, papa yari pasteri, mama yari umudiyakonikazi mukuru, iwacu turi abana b'abatambyi, uko biri kose nubwo ntasenga hari imigisha, ngewe ukwizera kwa data kuzanyomaho iteka ryose. Kubw'ibyo rero yari afite kwizera yakomoraga kuri ba sekuruza, ibyo bikaba byari ibyiringiro bidafite ishingiro. Ukwizera kwe ntikwari kwarigeze gushinga imizi muri Kristo, kuko yari yarashyize ibyiringiro bye mu migenzo n'imihango. Ishyaka yari afitiye amategeko ryari ryaratandukanyijwe no kwizera Kristo, kandi ntacyo ryari rimaze. Igihe yirataga ko ari intungane mu byo gukora imirimo itegetswe n'amategeko, yari yanze uwahesheje amategeko agaciro. Mu magambo make, gushaka gutungana biciye mu mirimo yategetswe n'amategeko. Pawulo yari yanze uwahesheje amategeko agaciro. Kuko ibyo rero hano harimo haravugwamo amategeko abiri. Hari uwahesheje amategeko agaciro ari we Yesu Kristo, hakaba n'amategeko y'imihango yashushanyaga umubiri wa Kristo. Igihe Kristo yapfaga ku musaraba, ayo mategeko uko yashushanyaga umubiri we wabaye inzira abana b'Imana bacamo bakira, ayo mategeko yararangiye. Ariko urupfu rwa Kristo mu magambo make rwashwanyaguzaga urwandiko rwaturegaga rw'amategeko y'imihango, ariko urupfu rwa Yesu rukemeza yuko amategeko y'Imana atavunguka ari ay'ukuri, kandi Yesu Kristo niwe watumye ibyo amategeko yasabaga byose bisohorezwa muri twebwe n'abazadukurikira. Rero ibi biratangaje cyane. Icyo nashaka kubabwira ngiki, abantu bakwiye kwirinda gushaka kumva ko bafite ubwenge bwo gushaka ahandi bakirira atari kuri Kristo. Nta handi twakura imbaraga uretse mu maraso ya Yesu. Mu gitabo cya mbere cy'Abakorino, igice cya mbere umurongo wa 18, Bibiliya iranditse ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka ni ubupfu, ariko kuri twebwe abakizwa n'imbaraga z'Imana. Mu magambo make, umuntu wese wumva yuko gukira kwe guturuka ku musaraba w'i Karuvari ni umunyabwenge. Uwo ni umunyabwenge. Ariko umuntu wese ushaka kubwira umuntu yuko hari ahandi yakirira bitanyuze ku musaraba wa Kristo, uyu muntu yitwa umupfu. Mu magambo make, ubwenge bwatuma umuntu ashaka ahandi yakirira atari ku musaraba bwitwa ubwenge bw'isi. Kuko byanditswe ngo nzarimbura ubwenge bw'abanyabwenge n'ubuhanga bw'abahanga nzabuhindura ubusa. Mbese none umunyabwenge ari he? Umwanditsi ari he? Umunyampaka wo muri iki gihe ari he? Ubwenge bw'iyi si Imana ntiyabuhinduye ubupfu, kuko ubwo bwenge bw'Imana bwategetse ko ab'isi badaheshwa kumenya Imana n'ubwenge bw'isi. Imana yishimiye gukirisha abayizera ubupfu bw'ibibwirizwa. Ubupfu bw'ibibwirizwa guki? Abantu bafite ubwenge bw'isi bumva yuko ibibwirizwa ari ubupfu. Niyo mpamvu byanga byakunda ubwenge bw'isi yabwiye mu Kristo yuko mubwiriza butumwa ari umwesikoro, yamushutse. Kuko byanga byakunda ababwenge bw'isi buri gihe barwanya ibibwirizwa. Hano barakomeje barandika umurongo wa 22 rwa mbere rw'Abakorino igice cya mbere, dore abayuda basaba ibimenyetso, naho abagira ikibo bashaka ubwenge. Ariko twebwe tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubupfu, ariko ku bahamagawe b'abayuda n'abagiriki ni Kristo ari we mbaraga z'Imana kandi ni ubwenge bwayo. Amen. Iki rero kiranyereka yuko igihe cyose umuntu ashaka gukira akoresheje ubwenge bwe bw'akavukire, ntakoreshe ubwenge bw'Imana bw'ibyanditswe byera ngo bumuyobore ku musaraba, uyu muntu nawe aba ahindutse bwenge bw'isi. Reka twihute mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Narababwiye ngo iki gitabo ndagifite, ni igitabo nkunda, kinsobanurira amateka y'urugendo rw'Abisirayeli kuva mu Egiputa bajya i Kanani, kandi kikanyereka uburyo natwe tuva mu byaha tujya mu gakiza urugendo rwacu rumeze. Kuri
kuri paje y'icyo gitabo abakurambere n'abahanuzi paje 219 baranditse ngo Imana ikoresheje uko kurabagirana, Imana yashakaga kwereka Abisiraheli imiterere yera kandi ifite isumbwe iranga amategeko yayo ndetse n'ikuzo ry'ubutumwa bwiza bwahishuriwe muri Kristo. Igihe Mose yari ku musozi, Imana ntiyamuhaye gusa ibisate by'amabuye byanditsweho amategeko, ahubwo yamweretse n'inama y'agakiza. Amen. Ibi bintu mwari mubizi inshuti zanjye? Nagira ngo mbabwire ikintu kidasanzwe. Ibi bintu biratangaje. Umunsi Imana yiyeretse Mose, yarangiza ikamuha n'ibisate bibiri by'amategeko. Biratangaje. Uwo munsi Imana yeretse na Mose inama y'agakiza. Mu magambo make, yeretse Mose ko uretse Yesu gusa aya mategeko Mose ahawe nta muntu ushobora kuzayashobora mu mbaraga ze keretse inama y'agakiza. Ikizakora ni uguha abantu imbaraga zo gusohoza amategeko y'Imana. Rero nshuti zanjye, ntabwo inama y'agakiza yari yabereyeho gukuraho amategeko 10 y'Imana. Oya, Mose yabonye ko igitambo cya Kristo cyashushanywaga n'imigenzo n'imihango byo mu gihe cy'Abayuda, kandi umucyo wo mu ijuru wavaga i Karuvari kimwe n'ubwiza bw'amategeko y'Imana nibyo byatumye mu maso ha Mose harabagirana hatyo. Uko kurabagirana kw'ijuru kwagaragazaga ko Mose ari we muhuza ugaragara, ariko ahagarariye umuhuza nyakuri. Amen. Ibi bintu birasobanura iki? Mose yamanutse mu maso ye habengerana. Murabyibuka ko abantu banavuze bati itwikire mu maso tutakureba tugapfa. Ese ubwiza Mose yari afite mu maso bwari bwavuye he? Bwari bwavuye ku bintu bibiri. Icya mbere, amategeko Imana yari yitanze yarabengeranaga cyane, yari afite ubwiza bwatumaga Mose ubwiza bwe bugaragara. Ariko ikintu kidasanzwe, umucyo w'ijuru wavaga i Karuvari warazaga ukamujya mu maso. Mu magambo make, ubwiza Mose yari afite bwari buturutse kuki? Ku mategeko yari ahawe, ariko umucyo ukava i Karuvari. Ibyo nibyo byatumye mu maso ha Mose harabagirana hatyo. Uko kurabagirana kw'ijuru kwagaragazaga ko Mose ari umuhuza, ariko ari mu cyimbo cy'umuhuza mukuru, ari we Yesu Kristo uzaza guhuza abantu n'Imana. Inshuti zanjye rero, ndagira mbabwire ngo biragaragara ko nta gihe na kimwe Imana yigeze itanga amategeko nk'aho ari cyo gisubizo cyonyine, ahubwo Imana yatanze amategeko ihita yerekana n'igisubizo kizatuma ayo mategeko ashyirwa mu bikorwa. Kubw'ibyo rero birambabaza iyo abantu bavuze yuko Karuvari igongana na Sinayi. Oya, Karuvari ntabwo igongana na Sinayi, ahubwo Sinayi abantu biyemeje kugira ibyo bakora bahabwa amategeko ntibayashobora. Karuvari noneho Kristo yaje gutuma abantu bagira imbaraga zo gusohoza ibyo Sinayi yari yananiwe. Ariko ntabwo bivuze ngo Karuvari yakuyeho Sinayi. Gusa nanone inshuti zanjye, inzira yo gukira iri Karuvari. Ubwiza bwa Mose bwaturukaga i Karuvari bukaza bugafata umucyo w'amategeko ukabona kugaragara mu maso ha Mose. Aya magambo aratangaje. Reka ngire ikintu mbabwira. Amadini menshi mbabwire n'itangiriro. Murabizi mwese mujya mvuga ngo Kiliziya niyo yabanje, ariko mu by'ukuri nge sinako nanabyemeza. Idini ryabanje ntabwo ari Kiliziya, ahubwo habanje itorero ry'intumwa. Itorero ry'intumwa ryashinzwe na Yesu mbere yuko Kiliziya iboneka. Kiliziya yabonetse ari uko rya torero Constantine yaryivanzemo, hazanamo imihango ya gipagani, bituma imisengere ya gipagani yivanga na bwa bukirisiti intumwa zari zarasize, bibyara ikivange cya Kiliziya. Ariko mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, ni igitabo cyigisha ubuhanuzi kikerekana amateka uko ibintu byaje. Muri iki gitabo cy'Intambara Ikomeye paje 43 ndakibakundishije cyane. Baranditse ngo ubutumwa bwiza bwari bwaribagiranye, nyamara imihango y'idini yo yakomeje kwiyongera, maze abantu basigara bavunwa n'ibintu bikomeye basabwa gukora. Mwumve, inyigisho yo gutsindishirizwa n'imirimo yatangijwe na Kiliziya Gatulika. Ariko biratangaje, ndagira mbabwire ngo buri gihe icyo ari cyo cyose Satani, idini ritabaye maso, arikoreramo akariha iki kintu. Mwari muzi ko n'Abayuda nabo Satani yakibahaye? Turaje tubirebe mu mwanya. Ariko ahangaha mwumve noneho ikintu gikomeye.
ntabwo abantu bigishijwe gusa gutega amakiriro kuri papa bamufata nk'umuhuza wabo n'Imana. ubwo murumva iyi paje yo mu ntambara ikomeye, papa ahindutse umuhuza. twari tumaze gusoma hirya yuko Mose yari umuhuza w'Imana n'abantu, ariko ashushanya Kristo uzaba umuhuza w'Imana n'abantu. none hano aho tugeze, abantu batojwe yuko papa ari we muhuza wabo n'Imana, ahubwo bigishijwe no kwiringira ibikorwa byabo ko ari byo biba impongano y'ibyaha byabo. gukora ingendo ndende bajya ahantu bitaga haziranenge, gukora ibikorwa byo kubabaza imibiri yabo, bihora ibyaha bakoze, kuramya inzibutso z'abapfuye bitaga abaziranenge, kubaka insengero zihenze, kubaka inzibutso z'abo bitaga abaziranenge, kubakaho gutambira ibitambo, gutanga amafaranga menshi mu itorero. ibyo bikorwa byose ndetse n'ibindi bisa nk'ibyo nibyo abantu bahatirwaga gukora kugira ngo bahoshe umujinya w'Imana, cyangwa ngo Imana ikunde ibagirire neza, nk'aho Imana imeze nk'abantu ikaba irakazwa n'ubusa, cyangwa igahoshwa n'amaturo umuntu ayituye n'imirimo akoze ababaza umubiri we, kugira ngo yerekane ko ababajwe n'icyaha cye. nubwo ubuhenebere bwarushagaho kwiyongera mu bantu bose ndetse no mu bayobozi b'itorero ry'i Roma, imbaraga z'itorero zo zasaga n'iziyongera mu buryo butajegajega. nshuti yanjye, ngiri itangiriro ry'abantu bajya kwibabaza. umuntu akajya kwifungirana ahantu, akiyicisha inzara, akifungirana ahantu, kwiyogoshesha ntiyogosheshe, agacika mu rugo rwe, kurya akabireka, ngo arashaka yuko ngo Imana izareba uburyo yashonje ikamubabarira. izi ni inyigisho zaturutse i Roma, ariko uyu munsi wa none ziri mu madini ya kirokore hafi ya yose. ubu dufite abantu bibabaza bakumva yuko uko kubabara kwabo, kuma kw'iminwa yabo, kuba bikubise bakarira cyane mu rusengero, ari byo bintu bituma Imana ibababarira. nshuti yanjye, iyi nayo ni imirimo itegetswe n'amategeko y'idini ubamo, kandi byanga byakunda gukizwa kwacu gukomoka i Karuvari gusa. uyu munsi wa none Kristo arahari ngo aduhe imbaraga zo gukomeza amategeko y'Imana n'icyo Imana idusaba. icyo cyari igitabo cy'intambara ikomeye, paje 43. reka njye mu gitabo cyitwa uwifuzwa ibihe byose, paje y'181. muri icyo gitabo baranditse ngo n'Abisiraheli nabo niko byabagendekeye. ihame rivuga ko umuntu abasha kwihesha agakiza kubw'imirimo ye bwite niryo rufatiro rwa buri dini rya gipagani. ushobora kuba usengera mu itorero rikaba atari irya gipagani, ariko idini yo mu mutima wawe, nk'uko mujya mubivuga ngo idini y'umuntu ni umutima we, ushobora gusanga icyo wita idini ryawe ari cyo cya gipagani. noneho rero ryari rimaze guhinduka ihame ry'idini ry'Abayuda. Satani yari yarababibyemo iyo mbuto, aho rikurikizwa hose abantu ntibaba bagifite ikibakingira gukora icyaha. ntabwo abo bigishwa ba Yohana bari basobanukiwe neza umurimo wa Kristo, bityo bibwiye ko ibirego abafarisayo bamuregaga bishobora kuba bifite ishingiro. aba bigishwa ba Yohana baje kurega abigishwa ba Yesu ngo ko batiyiriza ubusa, murabyibuka mwese, mwarabyize. noneho rero abo bigishwa ngo bakurikizaga menshi mu mabwiriza y'abigisha amategeko, kandi baniringiraga ko bashobora kugirwa intungane n'imirimo itegetswe n'amategeko. ikibazo abigishwa ba Yohana bari bafite cyatumye Yesu abareba yumva arababaye. nabo biringiraga yuko bagirwa intungane n'imirimo itegetswe n'amategeko. mu magambo make, biyirizaga ubusa, barangiza bakajya no kubihatira abandi. mwarabibonye ko kwiyiriza ubusa ubu cyamaze kuba iturufu. muganira n'umuntu akakubwira ati ntunyinishe, ngewe ubu mvuye mu butayu, ntunyinishe, mfite ibihe byiza muri ino minsi, utanyinisha ndi kumwe n'Imana. ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Abayahudi bagiraga umugenzo wo kwigomwa ibyo kurya nk'igikorwa cyiza, kandi ab'inkwakuzi muri bo babikoraga iminsi 2 muri buri cyumweru. biyirizaga ubusa iminsi 2 mu cyumweru. murumva, babanje rimwe bagera aho biyongeza bakaza biriza ubusa 2 mu cyumweru. ibi ngibi mu by'ukuri hari ikindi gitabo nasomye kivuga ngo nubwo bagaragarizaga abantu ko ari ugushaka Imana, ubundi ngo babaga banashaka yuko imitungo yabo idapfa ubusa. abigishwa ba Yohana n'abafarisayo bo muri icyo gihe, mu gihe cyo kwigomwa ibyo kurya, igihe abo bigishwa bazaga kubaza Yesu ngo niki gituma twebwe n'abafarisayo twiyiriza ubusa kenshi, nyamara abigishwa ntibiyiriza ubusa,
byanga byakunda hari amanyanga arimo. Inshuti yanjye rero, icyo nagira ngo nkubwire ni iki ngiki. Birababaje cyane ariko nanone biranatangaje. Uyu munsi wa none inyigisho y'uko umuntu yumva yuko uko yakoze amavuna menshi, yakoze amateraniro menshi, uko yaririmbye muri korari cyane, uko yazindutse agakoropa urusengero, uko atanga amafaranga menshi mu itorero y'icya 10 n'amaturo, uko mu rusengero yarumazemo igihe yatanze ikibanza cyayo, uko abana be aribo batanga bakomeye bakora umurimo ukomeye mu rusengero. Ibi bintu byose ntibikwiriye, ntukwiriye kubicishamo inzira yatuma ikaruvaru hibagirwa. Ibi bintu ntibikwiye gutuma byagutwara umwanya ngo wumve yuko ariho Imana yawe agakiza kawe kazaturuka. Yesaya 64:4 Bibiliya iratangaje. Ngiye kubabwira amasomo ageze kuri 4 atangaje cyane, kandi aya masomo aradufasha mu kintu gikomeye. Yesaya 64:4 ubonana n'unezerwa ibyo gukiranuka akabikora. Imana ibonana n'unezererwa ibyo gukiranuka akabikora. N'abagendera mu nzira zawe bakwibuka. Hari abantu bagendera mu bintu by'Imana ariko batayibuka. N'abagendera mu nzira zawe bakwibuka, ariko wararakaye kuko twakoze ibyaha ndetse twabimazemo igihe kirekire, aho no gukizwa tuzakizwa. Kuko twese twahindutse abanduye, kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Twese turaba nk'ibibabi, kandi gukiranirwa kwacu kudutwara nk'umuyaga. Mu magambo make, ibintu byiza wakoze mu idini, ibintu byiza wakoreye abantu batari no mu idini, imirimo yose myiza wakoze ngo ubone ijuru, Bibiliya hano ibyise yuko ibyo wakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ikizinga, kuko wabikoranye umutima w'icyaha, umutima wo gushakiramo agakiza, kandi agakiza nta handi kava. Zaburi 58:4 Bibiliya iravuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye mu kuvuka kwabo. Iyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza bakabeshya. Nshuti yanjye, ikibazo dufite si imirimo twakagombye gukorera Imana, ahubwo ikibazo nyamukuru dufite ni icyaha kiri muri twebwe kidatuma dukora imirimo myiza. N'imirimo myiza nkoze mba nyigeretse ku byaha. Tuzabyiga muri iki gitabo cy'Umugenzi. Yohana igice cya 6:28 Yesu yari arimo kuganiriza abantu. Arangije muri Yohana igice cya 6 abayuda baramubaza bati, none tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Ariko nshuti yanjye, Imana ntigira imirimo, ahubwo Imana igira umurimo. Buriya mu itorero ibyo nkora njyewe ni imirimo. Ibyo nkora ni imirimo. Iyo ngaburiye abantu ni imirimo. Iyo nagiye gusura umuntu arwaye ni imirimo. Ibyo byose ni imirimo. Aba bantu baramubajije bati, Yesu, tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? 29 arabasubiza ati, umurimo w'Imana nguyu, nuko mwizera uwo yatumye. Amen. Nshuti zanjye, nagira ngo mbere yuko tujya mu mirimo tubanze dukore umurimo. Amen. Umurimo wa mbere dusabwa gukora n'uyu, ni ukwizera uw'Imana yatumye. None uwo nitumara kumwizera, byanga byakunda azaduha gukora imirimo y'Imana. Nitudatangira gutyo tuzaba tuyobye. Abaroma 8:3 Pawulo yanditse ngo iki? Yaranditse ngo kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege za kamere yacu. Amen. Mu magambo make, amategeko afite imbaraga, ariko mu by'ukuri umuntu ushaka gukizwa nayo, amategeko afite imbaraga zo kwerekana icyaha, afite imbaraga zo kwereka umuntu uko ameze. Amategeko afite imbaraga zo kwereka umuntu uko yatannye, ariko ntabwo afite imbaraga zo guhindura njyewe musoni cyangwa wowe ngo uhinduke umukiranutsi. Kuko ibyo rero, kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu. Si uko amategeko adafite imbaraga, ahubwo kamere yacu niyo ifite intege nke. Kuko iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, icira ibyaha bya kamere w'iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohorezwe muri twe. Amategeko arakiranuka
gukiranuka kw'amategeko gukeneye gusohorezwa muri twe. Kubw'ibyo rero ntabwo Kristo yazanywe no gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyasohoreza muri twe, abadakurikiza ibya kamere y'umubiri ahubwo bakurikiza ibya kamere by'umwuka. Kuko umutima wa kamere ni umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora no kuyumvira. Erega burya bari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Kubw'ibyo rero hari ikintu dukeneye kwibaza. Icya mbere ni iki ngiki, ndagira ngo mbabwire, nta muntu n'umwe uzakizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko. Icya mbere tubonye, amategeko ni meza, imirimo itegetswe n'amategeko ni myiza. Ikibazo Bibiliya ivuga ni iki? Ni umuntu wese ushaka gukizwa n'iyo mirimo, kuko igihe cyose Kristo ari muri twe azaduha gukomeza amategeko, kandi nidukomeza amategeko hazaboneka imirimo. Iyo mirimo ntabwo tuzayirata ko ari iyacu, ni imirimo ya Kristo yakoreye muri twebwe, kuko Kristo twamwakirira dukorera umurimo atwinjizamo kwizera. Kubw'ibyo rero nshuti zanjye, imirimo itegetswe n'amategeko, mu magambo make, amategeko si mabi, turabibonye. Imirimo ikomoka ku mategeko, kuba umuntu yabaho adasambana ntabwo ari bibi, kuba umuntu yabaho atica si bibi, kuba umuntu yabaho ataramye ibishushanyo si bibi. Iyo niyo mirimo. Noneho rero ikibazo ni kimwe, ni uko hari abantu bashaka gukomeza amategeko kugira ngo bibahindukire gukiranuka, kuko batigeze bakira Kristo gukiranuka kwacu. Abaroma 7:12. Noneho rero amategeko ni ayera, ndetse n'itegeko ryose ni iryera, rirakiranuka kandi ni ryiza. Amen. Kubw'ibyo rero nta kibazo dukwiye kugirana n'amategeko, nta kibazo dukwiye kugirana n'imirimo ikomotse ku mategeko, ahubwo ikibazo kiri buvuge ku muntu ushaka gutsindishirizwa n'imirimo yakomotse kuri ya mategeko. Umurongo wa 14, Abaroma 7. Tuzi yuko amategeko ari ay'umwuka, ariko njyeweho ndi uwa kamere, ndetse neguriwe gutegekwa n'ibyaha. Kubw'ibyo rero nshuti zanjye, kizaba ari ikinyoma nuramuka umbwiye yuko uri umunyamwuka ariko amategeko y'umwuka ntakuyobore. Umurongo wa 15, Paulo yaranditse ngo sinzi ibyo nkora, kuko ibyo nshaka atari ibyo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari ibyo nkora. Ariko ubwo nkora ibyo ndashaka, nemera ko amategeko ari meza. Nerekera ku musozo, hari ikintu gikomeye cyane. Ntabwo amategeko 10, ntabwo Sinayi ikwiye kutwibagiza Karuvari. Ntabwo amategeko 10 y'Imana, ntabwo kuba wubahiriza isabato, ushobora no kuyubahiriza mu bubasha bwawe, ushobora no kwibombarika ukarwana nayo. Umuntu ashobora kwibombarika akarwana akagaragaza ko atiba kandi yiba mu bundi buryo. Umuntu ashobora kugaragaza ko atasambana ariko ari umusambanyi mu rwego rwo hejuru mu bundi buryo. Nshuti zanjye, abantu bashobora kwibombarika bakagaragaza ko bagerageje gukomeza amategeko, ariko iyo Kristo atari muri wowe, ibyo ngibyo byose bihinduka ubushwambagara. Imigani y'igitabo cyitwa Imigani ya Kristo, gisobanura imigani Kristo yagiye aca, volume ya mbere, page 159, baranditse ngo nta mwambaro w'ibibabi by'imitini ushobora kwambarwa n'abazicara mu birori by'ubukwe bw'umwana w'intama. Amen. Umwambaro Kristo yatanze wonyine, ariyo kanzu yo gukiranuka kwe, niwo wadushoboza kuba abantu bakwiriye guhagarara imbere y'Imana. Uwo mwambaro azawambika umuntu wese ucika ku byaha kandi akizera Imana. Ungureho imyenda yera kugira ngo wambare, ngo isoni z'ubwambure bwawe zitavaho zigaragara. Ibyahishuriwe 3:18. Muri iki gitabo barakomeje barandika ngo iyo kanzu rero, iyo kanzu ya Kristo tugomba kwambara, yaboshywe mu budodo bwo mu ijuru, ntiranganwa akadodo na kamwe kahimbwe n'abantu. Muri kamere ya kimuntu, Kristo yari afite imico itunganye kandi yitangiye kuyiduha. Ikintu cyose dushobora gukora ku giti cyacu cyandujwe n'icyaha. Nshuti yanjye, ikanzu ya Kristo atwambika iyo tumaze kwihana ni ikanzu yera, idafite akadodo na kamwe gaturutse ku mirimo yawe nanjye. Rero reka twerekera ku musozo. Imana yo mu ijuru igira icyo dukorera. Nshuti zanjye, irinde kuba bwenge bw'isi. Wishaka kohereza abantu kwamwikirisha amategeko no kwa mvugo nziza.
ndagira ngo mbabwire inshuti zanjye, buri dini ryose rifite ikintu ryagiye rishyiraho abayoboke baryo. Iyo babikoze abo bantu bumva rwose bemewe n'idini, bakagira ngo ni nako bemewe n'ijuru. Ariko reka twisuzumishe kuri Bibiliya. Imana y'amahoro ibeze kandi ibaha imbaraga. Ndagira ngo mbabwire ikintu gikomeye cyane. Nshimira Imana kandi nkashimira ijambo ryayo uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none ijambo ry'Imana ritugaragariza ikintu kidasanzwe. Reka mbabwire yuko nanone ari inyigisho y'ikinyoma yuko umuntu yavuga yuko yakiriye Kristo ariko akavuga yuko amategeko nta kamaro amaze. Nanone ni ikinyoma kuvuga ko umuntu yizera ariko ubuzima bwe ntibuzagire imirimo yo gukiranuka igaragara kuri we. Oya. Mu gitabo cy'urwandiko rwa kabiri rwa Petero, igice cya mbere umurongo wa 5, Bibiliya yavuze ngo iki? Ibyerekeye ingeso za Gikristo. Ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Kwizera mukongereho ingeso nziza. Ingeso nziza muzongereho kumenya. Kumenya mukongereho kwirinda. Kwirinda mukongereho kwihangana. Kwihangana mukongereho kubaha Imana. Kubaha Imana mukongereho gukunda bene data. Gukunda bene data mukongereho urukundo. Kuko ibyo nibiba muri mwe bikabagwiramo, bizatuma mutaba abanyabute cyangwa ingumba ku byo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Imana ibasobanurire ibirenze ibyo nasobanura mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ibirenge byacu ubigarure mu nzira yawe, kugira ngo nk'uko Mose amaze kwakira amategeko yawe, umucyo uvuye i Karuvari wamurasiye mu maso, Mose abantu bamubonye babona afite ubwiza. Natwe twifuza yuko ubwiza bwawe butugota. Reka ubwo umusaraba w'i Karuvari, ubwo Karuvari yabayeho kugira ngo idukemure ibibazo byari byatunaniye, reka Mwami Uwiteka amategeko yawe ibirenge byacu biyagenderemo, kandi umwuka wawe wera aduhe imirimo myiza ikomoka ku cyo wakozemo imbere muri twe. Uturinde Mwami Uwiteka gushaka kugira indodo dushyira ku mwambaro wo ukiranuka wawe washyizeho, kandi uduha amahirwe yo kuzaboneka muri bwa bukwe buzabera mu bwami bwawe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.